baragenda bajya munsi y'igihuru. Utekereza kujya kwihisha Imana munsi y'igihuru? Ni nk'umwana wihisha umuntu mukuru. Hari igihe umwana kera najyaga nkina n'abana banjye tukiri dutoya, dadi turashaka kwihishana nawe, kakagenda kakihisha inyuma y'intebe kandi intebe ndayisumba. Dadi ngwino, nkaza nkamuhagarara hejuru nkirebesha hirya, ko nakubuza uri hehe, nakwihishe. Deja ko wavuze binyeretse aho ari. Azaza ko buri hariho abantu bavuga ngo ibyo ntabwo nkeneye kubyumva. Reka mbabwire ibyo uyu munsi. Uyu munsi turiga ku imbuto z'ubusabane bw'abantu b'Imana. Kuko buriya nushaka kumva Bibiliya neza, njya mbona abakristo benshi bagira ikibazo. Hari ibintu bimwe, hari amahame y'ifatizo ugomba gusobanukirwa mu buryo bw'umwuka kugira ngo ibindi bisigaye byose byorohe. Abantu bize imibare, iyo umaze kumenya guteranya bakakubwira ngo rimwe guteranya na rimwe ni kabiri, ukabimetiriza neza, addition ukayimetiriza. Bakakubwira ngo gatatu gukuramo kabiri ni rimwe, ukamenya soustraction gukuramo. Bakakubwira ngo kabiri gukuba kabiri ni kane, ukabifata ukabimenya, ukamenya gukuba, utari bya bintu byo kubarira ku ntoki. Hano umuntu ashobora kubwira ngo 15 gukuba 15, ugahita umubwira ngo ni 175, utagombye gutekereza. Ariko ndizera ko ari byo, ko nshobora kubabwira nkasanga atari byo, ni 225. Ariko ibyo impamvu mbibabwiye, nshobora no kukubwira ngo umubare nkubwiye si wo, kuko ibyo bintu narabyize. Ushobora kumbwira uti 15 gukuba 15, nkarebaho gutya, nareba imibare nkakubwira nti 225. Kandi wajya guteranya wabandi bagenda buhoro, bamwe banza kuvuga ngo 15 gukuba 5 75, ngo hanyuma 15 ngo guteranya ngo bikaba 225. Ariko izo principe uzize, no gukuba biroroha, no kugabanya biroroha, no gukuramo biroroha. Arithmetique yose icyo gihe ushobora kuyikora, kuko hari amahame y'ifatizo ubuzi agatuma byose byoroha. Amen. N'ibindi byose twiga, abize shimi murabizi, abize fizike murabizi, haba formule nkeya, iyo uzifashe ukazimenya ibindi byose biroroha. Buriya no mu bintu by'Imana hari ibintu bike gusa, bike cyane, iyo umaze kubifata ibindi byose biroroha. Icyambere umenya ni ukumenya Imana yawe. Icyo cyonyine, iryo ni ihame rya mbere, ukamenya ngo iyi Mana iba hose, izi byose, ishobora byose, itegeka byose, ifite byose kandi irankunda. Iryo hame abantu benshi barakubwira ngo ariko ibyo turabizi, nkabwira no ya kikwereka ko utabizi nuko ubaho uhangayitse kandi hari. Ikikwereka ko utabizi nuko ukora ibyaha kandi kureba. Byo bikubwira ngo ntabyuze, warabyumvise ariko ntabyuze. Ko buriya muri concept mu myumvire ya Bibiliya, kumenya bitandukanye no kuba ufite information. Akenshi ikibazo dufite, abantu benshi bafite information ariko ntabwo ibintu byagiye mu mutwe ngo abitekereze, nibirangiza abishongeshe byinjire mu mutima, noneho bimwinjiremo bihinduke imibereho ye. Iryo ni ihame rya mbere ryo kumenya Imana. Ihame rya kabiri ni kumenya ikintu cyitwa ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana, iki cyo rwose abantu baragihushije. Kubera iki? Kubera ko twavukiye muri za repubulika na demokarasi, ntabwo abantu bazi ubwami bw'Imana, ko ubu bwami nibwo bugenga ibintu byose. Iyo umaze kubisobanukirwa, nanone murabizi Yesu ubwo yazaga mu isi yaje abwiriza ubwami bw'Imana. Atangira kubwiriza bwa mbere, ijambo rya mbere ryamusohotse mu kanwa, yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bw'Imana bwageze hano. The kingdom of God is at hand. Ubwami bw'Imana buri hafi. Ndetse rya jambo bahinduye buri hafi, wibwira ngo burimo buraza. No, at hand ni ukuvuga ngo bwahageze. Ubwami bw'Imana bwahageze. Imigani yose Yesu yacaga yabaga ari imigani y'ubwami bw'Imana, avuga ngo ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wafashe imbuto. Ubwami bw'Imana bugereranywa n'umuntu wabonye. Ubwami bw'Imana bugereranywa n'ibindi. Sinshaka kubijyamo cyane. N'isengesho yigishije, yaravuze ngo nimujya gusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Mu yandi magambo, twakumenye nka data, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe mu isi
uko gikorwa mu ijuru. So isi ibe reflection. Njya mbwira abantu ubundi hari ibintu byoroshye kubyumva. Nkanjye wavukiye kuri Muhazi, ariko namwe mwese mufite aho mwavukiye habaga imigezi. Ariko imigezi burya ntabwo ikwereka neza ijuru. Ariko iyo wavukiye ahantu hari amazi nko kuri Muhazi, najyaga njyayo ngiye kuvoma, nkareba gutya nkabona ijuru riri mu mazi. Kandi warebamo ukabona n'ukandagiramo uri buri kandagireho, ugahagarara ukareba, noneho uko ugenda ukura ukumva neza yuko ni igicucu cy'ijuru kiri mu mazi ariko si ijuru ryamanutsemo. Amen. Burere ubwo Yesu yavuga ngo ubwami bwawe buze, ni ukuvuga ngo reka ijuru rimanuke rize hano ku isi tujye turibona, noneho dusange turirimo. Haleluya. Hari ibintu bimwe na bimwe niba mwabyumvaga byabaryohera, kuko igihe navukiye ahantu aho twavukiye hari imisozi, ariko ntabwo ari na miremire cyane. Ariko nibibuza ko horizon yacu burya imisozi umwana wese yavutse ababona ijuru, isi ifashe ku ijuru. Najyaga ndota nkavuga niko icyazama nkagira kuri uye musozi hejuru nkakora ku ijuru, hanyuma ndagenda ngezeyo nsanga ijuru rigiyeyo. Ariko muzitegereze buriya Bibiliya uko ikoze. Noneho ninjire ubwo ndimo ndababwira imbuto z'imibanire myiza, kuko ibi ni mu byumva ibindi byose bizasobanuka. Urabona Bibiliya ukuntu ikoze, igice cya mbere n'icya kabiri cy'itangiriro, imibanire wari myiza pe. Ibintu byose mu gice cya mbere Imana yararemye, ibyiremye byose kabona ari byiza. Haleluya. Noneho mu gice cya kabiri irema imibanire, iravuga ngo iritegereza, iravuga ngo ariko mu bintu naremye hari ikintu mbonye kitari cyiza. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Namfite ntabwo abantu benshi akenshi twigisha kiriya gice dushaka kwigisha ku mugabo n'umugore, ariko ntabwo abantu bajya babona yuko ubundi ntabwo Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu abaho adafite umugore. Oya, yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Donc burya iririya niryo hame rirema fellowship, rirema ubusabane, rirema gukundana, rirema kubana neza. Kuko buriya hari ibintu Imana ivuga, iyo bisobanukiwe buri jambo ryose ryasohotse mu kanwa k'Imana ari Imana yabivuze, burya biba ari ukuri. Iravuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Niyo mpamvu buriya iyo bagufunze bakagushyira muri gereza muri rusange, hari ubwo iyo bashaka kukubabaza cyane bakujyana muri kasho iyo bita solitary confinement, bakagufungira ahantu utazabona abandi bantu. Ndetse mu bihugu bimwe na bimwe hari igihe bagufungira aho hantu bakahijimisha cyane, cyangwa idirishya rikaba riri hariya hejuru cyane aho udashobora gushyikira, ku buryo noneho nta n'umuntu ubona. Nimuzasoma mu bihano baha abantu, solitary confinement ishobora kukwica ubwayo kandi bakugaburiye. Kubera iki? Umuntu wese iby'Imana yavuze n'ukuri ku muntu, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Nubwo Imana yari hari muri Edeni, ariko biravuga ati mva uyu muntu nubwo ndi kumwe nawe n'ibyo narimwe byose bikaba bihari, ariko ndabona hari ikintu kibuze mu, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Haleluya. Irangije noneho iravuga ngo ngiye ndi Imana y'ubwenge, reka ibuye rimwe ngicisha inyoni ebyiri. Amen. Reka muremere umufasha umukwiriye. Ariko burya ikimana yari ikemuye icyo kibazo cyo kuba wenyine, ariko ikemura n'ikindi kibazo cyo kongera abo bantu. Amen. Ire mu busabane. Rero iki ngiki abantu kubera ko batacyumva, ntabwo bajya bita cyane kuri iki kintu cy'imibanire. Ndetse muri kino gihe hari imvugo nanga cyane, abantu barakubwira ngo abantu basigaye banyamwigendaho. Ngo urumva ngo pastor umuntu ukamubwira ngo se wajya ukabwira bene data bakagufasha. Ngo yambwiraga pastor ngo urumva ngo niba nawe ntacyo ushoboye kumarira ngo byihorere, ngo kubera yuko ngo muri kino gihe ngo nta muntu ushaka kwimena inda. Izo mvugo mujya muzumva. Iyo ubwiye abandi ibibazo byawe ngo nukwimena inda. Donc ntabwo dushaka kugaragara uko turi. Sinshaka kugaragara mfite ibibazo, sinshaka kugaragara
nkeneye inama, kuko iyo mbwiye abantu uko meze mba nimennye inda. Mbese ni ukuvuga ngo mba ngiye hanze. Ntimujya mubyumva se? Ugasanga none muri bene data tubana uzi yuko binabaho, bikanabaho no hagati y'umugabo n'umugore. Umugabo akagenda yafashe icyangombwa ubwo ndimo ndatanga ingero, ndimo ndafata urugero rufatika. Yaragiye atabwiye umugore, afata icyangombwa cy'inzu yabo agitiza umuntu w'ingwate. Noneho wa muntu aragenda afata ingwate, ariko arangije yanga kwishyura banki. Noneho umugabo akajya aryama nijoro, umugore akajya yumva avuga ngo ariko se sheri bimeze bite ko numva wiruhuza. Umugore akagira ukaza gufatwa n'ibitotsi, yakwicura saa 9 y'ijoro, ariko se kutasinziriye. Agaceceka akazarinda abona bamanitse icyapa cy'inzu yabo bagiye kuyiteza, yaratinye kwimena inda. Kandi Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Si yo si tutuyemo. Ndagira ngo uyu munsi muze gusobanukirwa neza, kuko ubu ndimo ndabaha foundation yo tuzubakiraho ibikurikiyeho. Muzumva impamvu Yesu yajyaga atinda cyane ku mibanire. Muzumva impamvu ba Paulo na ba Petero bandika batinze ku mibanire. Nuko ikibazo cya mbere cyabayeho kishe rimwe mu mahame shingiro iby'Imana yaremye. Reka rero mbafashe kubyumva. Itangirira igice cya mbere n'icya kabiri kiduha fondation, kiduha isura y'ibintu bimeze neza. Buriya ubwami bw'Imana, iyo bavuga ubwami bw'Imana nushaka kubwumva neza, uzasoma Itangiriro igice cya mbere n'icya kabiri. Ibintu byose Imana yari birebaga ikavuga ngo yes, ndabona ari byiza. Imaze no kurema umugabo n'umugore, ibashyize muri Edeni, umugabo avuga amagambo tutacyumva. Erega nayo yarashije, kuko umugabo akibona umugore, ibindi byose yari yagiye abiha izina rimwe, ariko aravuga ati noneho uyu ni igisubizo cyo kwifuza k'umutima wanjye, uyu ni akagufwa ko mu magufwa yanjye. Arareba yumva ntibihagije, ndumva ari akara ko mu mara yanjye. Aravuga atoya, ako nako ni gatoya, ko hari ibisigaye inyuma. Azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Do mu yandi magambo, umugabo yabonye umugore akora poem. Kuri impamvu mubona abagore bakunda imitoma nkuko bavuga, nicyo kintu cya mbere cyinjiye mu matwi y'umugore, Imana ikimwereka umugabo. Umugabo akibumbura umunwa bwa mbere, ikintu cya mbere yavuze yaririmbye imitoma. Perfect fellowship. Hanyuma Imana irabireba iravuga ngo yes, ibi ni byiza. Buriya rero njyangirira impuhwe abagore baba ahantu abagabo batababwira imitoma. Njyangirira impuhwe abagore baba ahantu abagabo baba bonyine bakarya bonyine, abagore bakarya bonyine n'abana. Kandi bibaho, ntabwo mubizi se? Hari aho njye nkabibona. Nigeze gusura mwene data umwe, mwene mugenzi wanjye w'umupastori, hanyuma madamu araduseriva, turicara. Nawe se ko madamu ataje, ati umugore ntabwo twakwicarana ku meza ntiyamaye nka data. Nanjye sindi burya ataje. Atoya, ati ntabwo ashobora kuza. Ati niyo yaza ntibyamukundira kurya. Ndabona ko umwishe. Uyu muntu waramwishe wo kanyago. Umuntu wumvise imitoma agisohoka mu rubavu, none wamushyize muri isolation. Kuko ibi byo ndimo kubabwira, buriya hariho principe z'Imana, iyo uzihinduye wica byinshi. Reka wenda mvuge kuri icyo ngicyo kuko ubwo nakivuzeho. Hari abagore hano muri uyu mujyi basambana, atari uko bakunda gusambana, ari inzara ya affection. Umwe rwose yarabimbwiye, yaje kwihana namwe tumva pastor, ubundi jewe nta wundi umusambanyi, ariko umugabo wanjye he is careless. Iyo mvuze careless nuko ngo mbese nta care na nkeya iri mu maraso ye. Ati rero hari umuntu dukora na nyine yarazaga kambwira utugambo twiza, undi akambwira ati sinzi ukuntu nisanze narararutse. Kubera iki? Niko Imana yaturemye. N'abana bawe uzarebe, abana burya bakenera affection. Niyo mpamvu iyo bakiri batoya baza birukanka agashaka kumuterura.
biri ingrained, biri muri genetics zacu. Iyo rero atangiye gukura bya bindi ukabimwima, ashobora kubishaka ahandi. Kubera iki? Niko Imana yaturemye. Dukunda gukundwa, dukunda gukunda. Kuko Imana ikirema umugabo yaramwitegereje yicaye wenyine kandi akora imirimo neza. Imana irema intama yayimwereka akayibwira ati iyi ni intama, niko nyise, kandi Imana ikabyemera. Yarema ihene ikayimwereka ati iyi ni ihene, ariko akabona arigunze. Imana yiza aravuga ngo mu bintu naremye mbonye ikintu kitari cyiza, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Amen. Izo ni imbuto, izo ni seeds za fellowship twaraziremanywe. Hanyuma irangije imaze kumuremera umugore, umva ko batubwira ngo kandi uwo mugabo, ubwo ndi mwitangirira ibice bibiri, kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. So ntibagiraga isoni zo kugaragara uko bari. Bya bindi rero twita ngo nukwimena inda. Ubundi kuba innocent ukabwira abantu, niba ufite ikibazo ukakibabwira, niba ufite ingorane ukabwira abandi, kandi ntibaguseke. Kuko ikibazo tugira nuko kubera uwo muco twarerewemo, iyo umuntu akubwiye ikibazo cye wihutira kumucecekesha. Ngo yango ariko ngo mujye mu abantu b'abagabo. Abantu b'abagabo bagapfira muri Nyagasani nkuko bavuga, ukazamubona yariyahuye ntawe yigeze abwira. Ariko muri principe z'Imana, transparency in relationship. Adamu na Eva ngo bagendaga, buriya kenshi iyo tuvuze ngo bambaye ubusa twumva physical nakedness, mbese ukwambara ubusa mu buryo bw'umubiri. Ariko ntabwo ari cyo bivuga. Ukuvuga ngo ntacyo bari bafite bahishahisha. Ntacyo bahishahishaga. No mu ngo nyinshi buri ikizica iyi principe yarapfuye. No mu itorero ibi ngibi mfite umwanya nanabibereka, kuko muri system zose iki kintu cyo kugenda kuba wakwambara ubusa, kambabwire wenda n'urugero rutoya mbaha. Nkiba pastori jewe nari menyereye gukora muri ONG, aho dutanga raporo, kandi kuri raporo narrative kongeraho na finance. Ndagenda muri paroisse nayo we bwa mbere, ndagenda nkora raporo narrative y'ibikorwa twakoze ku mwaka wose, ndabicapa ku mashini, ndabimultiplier, nkora amakopi ageze gira nko kuri 400, buri mukristo wese yinjiye mu hakopi ya raporo. Noneho dusohotse abantu bamwe wese pastor ngo wambara ubusa ku gasozi, nizo ubusa nambaye n'ubuye, ngo ufata finance z'itorero ngo umuntu wese ngo akazitahana, ngo buri wese niba zita mu muhanda, niba zita mu muhanda zari ikibazo. Niba zita mu muhanda abantu bamenye ko dufite aya mafaranga twayinjije, tukayahemba, aya tukayagemura, aya tukayubakisha, ikibazo kiri hehe? Ariko icyo kibazo, iyi transparency ntabwo abantu bakiyigira. Izi rero nizo mbuto za fellowship, kuko burya imbuto z'ubwizerane, imbuto z'ubusabane ziri muri iki gice cya kabiri. Reka noneho mbahe Samariya. Ikintu cya mbere, ubu busabane butangirana n'Imana. Hari ubusabane hagati y'umuntu n'Imana. Imana ikaza ikaganiriza umuntu nawe akayiganiriza. Amen. Ubusabane bwa kabiri buba hagati y'umuntu n'undi. Adamu na Eva bakabana bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ubusabane bwa gatatu bukaba hagati yabo n'ibibakikije, kuko barabitegekaga bikemera bikabumvira. Kuko niko Imana yari yabahaye ubutware babwira ngo ibi byose mu bitegeke. Jewe nzategeka ijuru, ariko ndabadelegatinze, mbahaye delegation, mbahaye kuba hano ku isi mukayitegeka nkuko ntegeka ijuru. Haleluya. Mu yandi magambo, uko Imana Data ibana n'Imana Mwana kabana n'Umwuka Wera, bagategeka abamarayika bose n'ibindi biremwa biri mu ijuru. Aravuga ati namwe hano ku isi uzabane n'umugore wawe n'abandi bose muzaremwa, uko tubana tutagongana, uko tubana tutabyigana, uko tubana tudashihurana. Burya Imana Data na Yesu n'Umwuka ntabwo mbese ni umwe kandi baratandukanye. Murabyumva? Urumva ahantu umugabo ashobora kubana n'umugore bakaba umwe kandi batandukanye. Tukaba mu itorero tukaba dutandukanye, ariko tukaba umwe muri purpose, mu migambi. Nakubona nkabona mwene data. Ariko muri kino gihe muriho muranyumva? Hari icyo bibabwira? Urabona uko Imana iravuga ngo uko mu ijuru bimeze,
no mu isi aba ariko bimera, nta makimbirane, nta ntambara, nta kubyigana, nta gusunikana, no mu isi relation aba ariko zimera. So igice cya mbere n'icya kabiri cy'itangiriro nuko byari bimeze, ijuru n'isi byari bituranye kandi Imana ikageza gusura territory yayo. Kuko buri ikintu abantu batumvise, tujya twibeshya ko Imana iba ku isi gusa. Ubwami bw'Imana bwo reba ziriya nyenyeri zose, izo dushobora kubona n'izo tutabona, ziriya zose ziri part of the kingdom of God, ziri mu bwami bw'Imana. Biriya byose noneho Imana ifata umuntu iramubwira ngo rero wowe muhaye isi, uzambera resident administrator. Ubwo ndakoresha system y'ubukoloni bwa kera. We nkushinze iyi si, uzajya uyitegeka mu izina ryanjye. Haleluya. Ariko imico y'ino si izasa n'imico yo mu ijuru. Niyo mpamvu muzabona buriya ngewe ntegereje ko Yesu azagaruka nkamenya ko nabeshya abantu. Njyambwira abantu nari ikintu maze kudekuvura uko ngera nigisha ubwami bw'Imana, naje gusanga tutazatura mu ijuru. Ndabizi ngo benshi bagiye kuba atari ku mugabo noneho yayo bye byarangiye, ariko jewe mu gice cya 21 na 22 byahishuwe twongera kubona iyo harmony yagarutse. Noneho bakatubwira ngo muri ubu busabane bw'Imana n'abantu bwagarutse, ngo mbona Yerusalemu imanuka iva mu ijuru kandi sinyibona isubirayo. Sibyo Bishop, ntabwo rero bimeze. Tubona Yerusalemu imanuka iva mu ijuru. Muze gusoma igice cya 21 n'icya 22, tuyibona imanuka iva mu ijuru n'amazu yacu arimo, yandi yose yatubwiye agiye kudutegurira. Hanyuma sinyibona yongera kuzamuka. Ahubwo icyo Yesu yaje gukora ni ukuza kongera kugarura ubwami bw'Imana hano ku isi. Niyo mpamvu no kwigisha gusenga yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Iyo twebwe ntabwo dushinzwe ibyo ngiyo, twebwe dufite territory yacu hano ku isi. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bugire bute buze. So tugaruke muri bwa busabane n'Imana, tugaruke muri bwa busabane n'abandi, tugaruke muri bwa busabane na gegewe. Erega nabwo bwarapfuye. Ndaje mbibereke ko nabwiye ngo uyu munsi ndashyiraho fondation tuzagenderaho muri iyi minsi yindi kurikiye. Kuko iyo utumvise ibyo twiga uyu munsi n'ibindi byose uzajya ubona ari akajagari. Burya ibintu bimwe na bimwe iyo utumvise fondation yabyo ntabwo ibindi byumva. Ariko nta kibazo, icyo cyanyuma ndangirijeho ntikibahangayike, muzajye mu ijuru nta problem, nta kibazo. Icyo mbona jewe nuko ubwami bw'Imana buramanuka. Tubona Yerusalemu iva mu ijuru irimbishijwe nk'umugeni. Hanyuma aravuga ngo ubu byose ndabihindura bishya. Sibyo? Hanyuma kandi akavuga ngo muri iyi si nshya tuzagenda tubireba ngo muri iyi mibanire mishya iri mu igaruye ubwami bw'Imana ngo ntabwo hazabaho kongera kuniha no kuboroga. Ariko hari n'ibindi bindi ikuramo. Mu gice cya 20 irabanza igakuramo Satani, igakuramo urupfu n'ikuzimu, gashyira mu nyanja y'akumuriro. Ngo nabo basanze batanditse mu gitabo cy'ubugingo. Kuko iki nacyo tuzakivugaho. Kuko hari igihe twebwe dushaka ko abantu babana neza kandi batarabanje kuzuza ibyangombwa. Ireganya ko Bishop namwe wa Kristo turi hamwe hano. Buriya iyi mibanire tugiye kwigaho ntabwo ari abantu bose. Ni yabo mu bwami bw'Imana. Mu yandi magambo, ubu bwami bugira uburyo bwinjirwamo, wamara kujyamo bukagira imibanire yabwo n'imibereho yabwo, kuko ubu bwami ni ubwami bufite culture, bufite umuco wabwo. Haleluya. Niyo mpamvu nimureba hariya mu byahishuwe hari abantu Imana ibanza kuvanamo. Kavuga ngo hariho kategori z'abantu ngiye kubanza mvanemo, abatanditse mu gitabo cy'ubugingo, abo ngabo bari excluded. Umva n'abandi bakurwamo kuko bo irabaspecifia. Mu gice cya 21 aho ngaho nyine Yerusalemu imaze kumanuka umurongo wa 8 aravuga ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi
n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri. Bikubwira ngo hari abantu Imana ivuga ngo abangaba baza kwica gahunda y'ubwami bo tuzabanza tubashyire muri gereza, tubashyire mu nyanja yaka umuriro, ntabwo bazagaruka gutobanga ibintu. Mu gice cya 22 nabwo Yerusalemu imaze kumanuka umurongo wa 15 aravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora, kuko abo ngabo nibo bica fellowship. Ariko se wagira na fellowship n'umurozi? Twari umuntu uriya mugore naza hano azakurogera abana, ubu ntabwo mwagirana ubusabane. Siko burya hariho n'abagabo ntakwifuza ko bazi iwanjye. Uzi ko hari abagabo birivu migiye ndabivuga kubera ko mpora muri ntuzi. Hari abagabo babi so bad yuko aza nk'inshuti yawe akaguteretera umugore. Akaguteretera umugore kandi yaje mu rugo rwawe nk'inshuti yawe, cyangwa akaguteretera umwana. Kazi uyu muntu ari Imana ikavuga ngo abo ngabo bazaba hanze, kuko muri izi principe z'ubwami abo ngabo ntabwo barimo, bazaba hanze kuko bazongera bakatwicira ibintu. Ariko abantu buriya abanyabyaha n'abanyabyaha kandi ntabwo bazi principe z'ubwami bw'Imana. Kera reka njye mbihera ubuhamya kuko jewe nanjye nabaye umunyabyaha. Kera nkiri umupagani, niga muri university no umupagani mubi, ariko ufite discipline. Ushobora kumbana nambaye agashati gutya, icyo gihe murabona ubu narabyibushye, icyo gihe nari agasore. Noneho njyana n'umukobwa w'umurokore, hari abantu twari twagiye gusura, hari umukobwa mwiza rwose, turagenda turabasura, yari famiye y'inshuti. Tuvuyeyo nza mutereta, anshyira ku murongo, umva arahagarara ndi barambwira ngo ariko gusiko burya abapagani mutagira isoni, ngo erega burya mugira isi yanyu natwe tukagira isi yacu, ngo ibyo bigambo ntabwo bijya byinjira mu matwi yanyu, ngo so please, ngo niba ushaka ko dukomeza kugendana ugarukiriza aho ngaho. Numva ndasebye serious, numva ndasebye, ariko turakomeza tuba inshuti. Ikintu cyanejeje murakizi, maze gukizwa nigihe wabaye best man w'umugabo we. Twajyaga tubisubiramo, nabaganisha n'uyu mukobwa ndamugushimiye, yanshyize ku murongo nyiri umupagani, ko natangiye kumubwira ibigambo by'ibihomvu anshyira ku murongo, kuko hari ibintu bimwe bitajyanye n'abaturage bo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kandi ibyo ngibyo bitajyanye n'abaturage bo mu bwami bw'Imana nibyo bigica bwa busabane bwo mu bwami bw'Imana. Amen. Abo rero mujye mumenya kubashyira ku murongo kugira ngo bamenye iwaba hariho. Hanze hazaba abanyabinyoma n'abakunda kubikora, hanze hazaba abarozi, hanze hazaba abasambanyi. Abo ngabo ngo ntabwo bazatura mu mudugudu w'abana b'Imana. Why? Kuko mwitangiriro ntibari bahari, baje bate rero. Nicyo tugiye kuvugaho, hanyuma ibindi tuzabikomeza ejo. Kuko niyo wumvise ibi ngibi nibwo wumva umugambi w'agakiza Yesu yazanye. Kuko agakiza Yesu yazanye burya twakigishije igice, kubera ko hari ibintu muri theology bita privatization of faith. Abantu benshi bazanye agakiza kanjya mwigendaho, ugasanga umuntu afite agakiza ke acunga nk'ingorofani, kuko burya ucunga ingorofani nta kindi wafata, kuko ingorofani igira amaboko abiri. Iyo ufashe ingorofani ukayicunga niyo ucunga yonyine. Niba n'igare ushobora gufata uruhande rumwe ugacunga amagare abiri, ariko ingorofani ntushobora gucunga ebyiri ngo bikunde. Hari abantu agakiza twakigishije nabi. Ni impamvu twakigishije nabi nuko tutabanje kumva ubwami bw'Imana uko bwari buteye naho bwapfiriye n'uburyo bugomba kugaruka.
kuko ibi turimo kwiga muri iyi minsi, ngira ngo hari amariba yasibye murimo gusibura, ariko buriya kugira ngo usibure amariba ugomba kubanza ukamenya n'igihugu cyayo. Amen. Ugomba kubanza ukamenya igihugu cyayo mariba. Kera iwacu aho nakuriye, abana bo mu mujyi bamwe kubigisha iby'amariba byo buriya bishop bizagusaba imbaraga nyinshi, ko nta nubwo wazi uko iriba rimera, nta nubwo wazi n'imbaraga zijya mu gucukura iriba, nta nubwo wazi filozofi y'amariba, kuko burya amariba aratandukana. Hari amariba abamo umunyu mwinshi, iyo inka zatinze kwima ujya ushora aho ngaho, ariko iyo inka zimye zimeze neza, harimo andi mariba agira amazi abamo umunyu mukeya cyane, niyo mushoraho. Burya abashumba baragira inka baba bazi ibintu by'amariba, ukamenya ngo iri riba rigira uko rigenda, na ririya rigira uko rigenda, na ririya rigira uko rigenda, ukamenya n'amariba inka zidakunda, ukamenya no kweza amariba. Nigeze kubibabwira hano, ni umurimo ukomeye cyane. Rero ngira ngo nibyo murimo gukora, ariko kugira ngo ibingibi ubyumve neza ugomba kumenya aya mariba yishwe n'iki. Nimujya mu gice cya 3 cy'itangiriro, umunsi inzoka yinjiranye uburiganya muri Edeni, mu bwami bw'Imana, ikazanamo ibindi bitekerezo bitari birimo mbere. Icyambere cyabayeho, umuntu amaze gusuzugura Imana, kuko buriya umunsi umuntu yasuzugura Imana, ikintu Satani yashukishije umuntu, ndagira ngo njyumvishe, yaramubwiye ngo ariko uzi ko ushobora kwigenga, uzi ko ushobora kuba nyamwigendaho ugakupa iyo relationship n'ijuru. Buriya butware Imana yagushyiragaho ukabwigengaho, akaba ari wowe ubusigarana. Marerezoma umushinwa yigeze kutubwira ati buriya ibyago isi yagize nuko Adamu atari umushinwa. Ati yaba umushinwa inzoka yari gutangira kuvuga bakabashyuhije inkono, inzoka bakabayiriye. Ariko byari uburyo bw'urwenya, kuko Satani iyo Adamu amenya akavuga ngo ubundi arimo aranshukisha ibintu bitari byo, arambwira ngo nzigenga, ariko natandukanye na databuja. Ubundi iteka ryose ku isi yose, iyo umuntu woherejwe muri ambasade, iyo atangiye kugirwa inama n'ikindi gihugu akavuguruza igihugu cyamwohereje, baramuhamagara, cyangwa se akadiforutinga akajya muri icyo gihugu kindi, ariko ntiyongera kukibamo. Nicyo cyabaye kuri Adamu na Eva. Atangiye kumva ko yakwigenga, Imana yamubwira ati ubwo ushaka kwigenga rero sohoka hano. Ariko muri uko gusohoka hapfuye ibintu bitanu ngiye kubabwira, ari byo tugomba kugarura iyo turimo kugarura ubwami bw'Imana. Ikintu cya mbere cyapfuye ni imibanire n'Imana. Ubusabane n'Imana bwahise bupfa. Kandi nimushaka kubyumva, abakristo benshi iyo urimo kwigisha bene ibi ngibi baba bumva atari ngombwa. Kandi atari ibyo turabizi, ntabwo mubizi. Iyo muba mubizi ubukristo dufite sibwo twagira. Ubwami bw'Imana iyo wamaze kumenya ko Yesu ari muzima, ukamenya ko Imana yacu ari nzima, ntabwo ari Imana y'igitekerezo, ntabwo ari Imana y'igiti nka bya bindi abandi basenga. Imana yavuga ngo ariko biriya biti musenga ngo baterura bakabishinga ahantu, ngo ntabwo ari Imana nyamana. Imana yacu ni Imana nyamana, ni Imana yumva, ni Imana ireba, ni Imana ikora. Iyo rero uyize utyo hari ibintu wirinda. Ibyo njye mbwira ngo ntabwo ibyo mumbwira ngo muzi Imana ntayo muzi. Abantu benshi nta Mana bazi, niba banayizi ntabwo bayizi nk'uko iri, kuko Imana yacu irareba, kandi irareba no mu mwijima ikabona. Yo nta nubwo ikeneye za infrared, kuko ngo imbere yayo ibintu byose bigaragara nk'ibiri ku mucyo w'isanzure, byose bibireba. Uzihisha hehe amaso y'Imana ngo ukora ibyaha? Icyo Adamu yakoze cya mbere ni ukubanza kugerageza gukora nk'aho Imana idahari, arya urubuto. Relation n'Imana birapfuye. Ibyo yibwira ko bimuviramo independence bimuviramo akaga. Akaga kambere kabaye urakazi, yatakaje fellowship na ubwe. Tuzayiganiraho muri no minsi. Iyo tuvuga ngo ubusabane bw'ubwami bw'Imana cyangwa ubusabane bwa Gikristo, ubusabane bukomeye cyane nubwo dufitanye n'Imana, kuko ubwo busabane dufitanye n'Imana bubyara ubundi busabane ngirana nanjye ubwanjye.
nibwo bwahise bupfa in deuxième position, in second position. Kubera iki? Adamu yamaze kurya urubuto yumva hari ikintu gihindutse, yirebye abona yambaye ubusa, arebye Eva abona nawe arimo arareba hirya yagize isoni ko yambaye ubusa, ngo biremere ibicocero. Kuriya gutandukana k'umuntu nawe ubwe niho byose bipfira, kuko iyo watandukanye nawe ubwawe, iyo udashobora kwikunda, iyo udashobora kwiyakira, ushobora kwakira abandi. Wa munsi umuntu akora icyaha, ikintu cyasenyutse cya mbere n'ubusabane n'Imana d'abord, hanyuma nanjye ubwanjye ndasenyuka, ntangira kwibona ndi mubi. Kandi twese iyo ndwara turayirwaye. Hello, bamwe muri mwebwe iyo mwirebye mu ndorerwamo mubona izuru ari rinini. Hewe mana, kuki wamaye uruzuru runini burimo gatoya kameze buriya? Undi yarebamo akabona yifitiye misaya minini ne kuvuga amabinga, atari ku mana kuki giye wamaye amabinga, kuki utamaye misaya inandutse nk'iya kanaka? Undi yarebamo yatangira kugenda gaho ati mfite amaguru ameze nk'imirishyo y'ingoma. Ubwo nguwo akajya agenda yumva ari mubi. Ariko reka mbaza abadamu murimo hano, ubundi wumva uri mubi niba ufite umugabo, ubundi bigutwaye iki? Ngiye mbaza umuntu w'umugore warawongowe ufite umugabo, ubundi ubaye mubi byagutwara iki? Wabaga mwiza se ngo wongere urongorwe? Yitsova ngiye nyambwira abantu bawe nta complexe ngira y'ububi, kubera ko nararongoye ifite umugore. Ibindi bisigaye byose ubwiza nta kintu mbukeneyeho, nta kintu bwenda kumarira. Umbwiye utufite amabinga nakubwira nta cyo ntwaye, umbwiye utufite izuru rinini nakubwira nta cyo rintwaye, umbwiye utufite umudigi munini nakubwira nta cyo ntwaye. Azirongaza amarayivu kuko jewe icyo ubwiza bugomba gukora cyararangiye. Ko narongoye se nkaba mfite umugore, ikindi kibazo mfite niki? So wabona ndi mwiza, wabona ndi mubi, it doesn't matter. Ariko ukabona umuntu w'umugore byaramugoye. Kubera iki? Nambaye ubusa. Kandi burya iyo udashoboye kwiyakira birakugora kwakira abandi. Ariko byapfiriye hehe? Wa munsi umuntu atandukana n'Imana akumvira Satani. So iyo tuvuye mu bwami bw'Imana n'ubwiza bwacu butuvaho. Kuko nibajije ikibazo ndavuga niki cyari cyabaye kuri Adamu na Eva, niki cyatumye bumva, ndaza kukibabwira nindangiza maraza kubyumva, kuko kiri mu bizatuma natwe tugarukana iyi fellowship y'abana b'Imana. Noneho baragenda bajya munsi y'igihuru. Utekereza kujya kwihisha Imana munsi y'igihuru ni nk'umwana wihisha umuntu mukuru. Hari igihe umwana kera najyaga nkina n'abana banjye tukiri dutoya, dadi turashaka kwihishana nawe, kakagenda kakihisha inyuma y'intebe, kandi intebe ndayisumba. Dadi ngwino, nkaza nkamuhagarara hejuru nkirebesha hirya, ko nakubuza uri hehe? Nakwihishe. Deja ko wavuze binyeretse aho ari. Adamu na Eva barihisha Imana iri mu ijuru. Donc uko aho wakwihisha hose yarabarebaga zimuhagarara hejuru. Adamu na Eva byagenze bite? Ko nabashatse nkabura, twumvise imirindi yawe tuza kwihisha, mumvaga muri bunyihishe hese. Adamu ubwo ntabwo wakoze icyaha ukaba warariye rwa rubuto nakubujije, sigiwe. Separation number 3. Nuriya mugore kandi niwe wamuzanye. Urumva havuyemo icyo bita double accusation. Not only uyu mugore, nta nubwo ari n'uyu mugore noneho, ubundi yarakara ko mu mara yanjye, kara kagufwa ko magufwa yanjye abaye uriya. Nta nubwo ari uyu, hajemo geographical distance, nuriya mugore. Aka gatoki ntabwo mukazi. Pastor aragatunga, ariko ubwo ngubwo urabona kurimo kunyerereza ugatunga gatoki. Ingo zose zibamo agatoki. Kariya gatoki uriya munsi nibwo kaje. Atunza agatoki, rorasi irapfuye. Ariko bari muratekereza Adamu na Eva bavuye imbere y'Imana. Uriya Bishop we n'umwana mwiza ashobora kuba atajya atanga ingero zimushyira mu bibazo. Ariko hari igihe utanga urugero wataha madamu uratinyuka bire bintu ukabivuga.
uri ibi bintu bivuze byagenze bite? Rero urumva uriya munsi agatoki karaje, ntekereza Adamu na Eva bavuye imbere y'Imana, Eva arimo kumbwira ngo vrema ngo tekereza, duhagarara imbere ya boss. Reka Imana yari boss, duhagarara imbere ya boss, uratinya kurandega ngo nigiye wasoromye urubuto, ubundi narusoroma guri he, nitwari duhagararanye. Kuki utanyibukije, kuki utambuje, niba utaranabishaka kuki utanze kururya? Ashobora kwara imbuto za divorce zabibwe urya munsi. Muribo murakurikira neza, kuko iyo wumvise izi principe binagufasha. Hari igihe yewe abantu bajya baza muri marital counseling baje mu bujyanama bw'umugabo n'umugore, ikintu mbanza gucekinga cya mbere, ntabwo mbanza kumva ibyo bambwira ashwe ko ntacyo biba bimaze. Ibyo bambwira ntacyo biba bimaze, ndabanza nkareba niba bafite Yesu. Kuko urugo rutarimo Yesu Satani arugendamo adasabye visa. Urugo rutarimo Yesu umenya ngo Satani rwose azatakomanze, kuko wese n'uburinzi gusa, ahubwo niwe ko niwe mujyanama wabo. Niwe ugira umugabo inama akamubwira ati mon fils, iri joro uriya mugore umurebera iki, kuko Satani nta kindi kimuzana uretse kwica no kwiba no kurimbura. So we ni rushenyi, ni rurimbuzi, n'umwicanyi. Iya kugira inama mbi, njya ntangara umuntu agaza ukumva ibyo twumva nuko nyine biba ari kumena amabanga yo mu ntebe ya penitensiya nk'uko padiri abyita, ariko ukumva umuntu arakubwira ibintu ukamubwira ninde wo kugiriye izo nama? Ni Satani. Wowe ukoze ibyaha urangije wongeraho no gutahura Rwanda. Mwarabibonye ko ariko bigenda, umugabo aragenda akanywera amafaranga, yamara kuyamara yagera hafi y'urugo akibuka yuko yasize mu rugo rukinga babiri. Satani akamubwira ati umva rero, umugore ntumukira, wasize nta mucero uhari, nta uniforme z'abana, nta makayi, none kambya gahanga uvuge nabi. Akaza yitoratoza, akaza ashaka impamvu yatunguka, ati mwigereho ntabatura umujinya wanjye. Erega bakigirayo ntibagire icyo bamubaza, kuko niko Satani akora. Ariko byaje ryari umunsi Adamu na Eva bakora icyaha. Icyakurikiyeho ndimo ndagenda mbereka ubusabane. None Imana irababwira ngo barera Adamu na Eva ngo ubu ngubu ikintu wakoze kizaniye ubutaka kuvumwa, kandi ubu butaka bwavumwe nabwo bugiye kukurwanya, buzameramo ibitovu n'amahwa, uzajya urya wiyushya kuya, na nature igiye kukurwanya. Se ntimujya mubyumva ngo iyo bavuga ngo environmental pollution, ngo kwangiza ibidukikije, ngo climate change, ngo ibyokere byisha abantu, ngo n'imibisigaye turya tugapfa, ni n'ubusimba ngo buvuye mu bucurama sinzi niba ariho bwavuye bwatwambitse ubupfukamunwa n'ibindi byatangiye urya munsi. Fellowship yose y'ubwami bw'Imana yahise isenyuka. Aha rero iyo umaze kumva ibi ngibi niho utangira kumva icyo Imana yaje gukora muri Yesu Kristo. Kuko ubwo Yesu yazaga, icyatumye aza yigisha ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, it was a message of restoration. No kuvuga ngo ngiye kubasubiza hahandi aho byapfiriye, tubanze tubikosore. Haleluya. Nitumara kubikosora twubake ibyiza kurutaho. Buriya ikintu nkunda, ndimo ndasoza, ikintu nkundira Bibiliya itangirira muri Edeni mu cyaro, karangiriza muri Yerusalemu mu mujyi. Rero kubera ko navukiye mu cyaro mu ijandwe, aho twabyukaga mu gitondo kuka amase y'inka, hanyuma none turangirije mu mujyi muri Yerusalemu. Ubu nanga icyondo, ntushobora kubyumva, nanga icyondo, kandi navutse ari twibera mu cyaro nyine mu cyondo cyane cyane. Burya urakagira icyondo, ntukagira icyondo kirimo n'inka. Ubwo ababaye mu nka barabizi, uzi kubyuka mu gitondo ugasanga urugo rwose ni ijandwe, kandi ugomba kurukirininga ngo abantu baze kubona aho baca.
binjira mu nzu, warangiza gukirininga icyondo. Twebwe rero twajyaga muri vakansi mu kwezi kwa gatandatu, ugasanga ni periode yo kujya gukirininga amariba. Uzi kujya mu iriba ukazadahamo amazi, warangiza ugakuramo ibyondo byose byagiyemo, hanyuma ukarangiza ibyondo, wavugamo ibyondo byagukwiriye ahantu hose. Ngira ngo niho nakuye kwanga icyondo kuko nakivukiyemo. Ariko dutangirira muri Edeni mu murima, tukarangiza muri Yerusalemu nshya mu mihanda y'izahabu. Haleluya. Hongo nta n'amashanyarazi tuzakenera ngo Imana nizatubera umucyo. Kandi ngo aho ngaho babanyabinyoma n'abasambanyi n'abarozi n'abicanyi bazaba bari hanze. Noneho dufite relationship aho umuntu abona mwene se akavuga ngo yes, uyu nguyu ni mwene data ukuri. Haleluya. Ibi rero nibyo tugiye kwiga, ariko kugira ngo ubundi ubyumve neza, iyo wumvise ibi ngibi Bibiliya irakorohera kuyumva. Iyo wumvise neza gahunda Imana yari idufitiye. Kandi buriya njye mbibwira abantu nkabwira ntiburiya Adamu yaguye atari yakura, kubera ko buri icyo Yesu yaje kutwereka uko Adamu yagombaga kuba ameze. Niyo mpamvu bamwita Adamu wa kabiri. Yaje kutwereka umuntu ukunda, agakunda n'abadakunditse, agakunda gusa kuko urukundo niyo characteristic y'Imana, ni nayo natwe tugomba kugira. Tuzabyiga, ariko reka ne kwitanga imbere. Ejo tuzareba restoration, Yesu nk'umucunguzi w'imibanire. Kuba ugira ngo ubyumve neza, ugomba kubanza ukareba ibyo Yesu yacunguye, ukareba n'uburyo yabicunguye, ukareba n'icyo yashyizemo, hanyuma warangiza ukabigenderaho. Haleluya. Uyu ngiyi yari fondasiyo y'ibyo tuziga. Iki kintu cyitwa fellowship ni ikintu gikomeye cyane, kuko tuzanabyiga. Muzabona yuko ubu uku gukundana, uku gufatanya niyo foundation y'imbaraga zacu. Uku gukundana, uku gufatanya niyo hallmark, niyo seal y'ubukristo bwacu. Kuko Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Haleluya. Arangije aravuga ngo kandi muri uko gukundana kwanyu, ngo ababiri muri mwebwe nibahuza umutima kugira icyo basaba cyose, Data wo mu ijuru azagikora. Impamvu rero Satani akomeza akarwanya ubu busabane n'ubumwe bwacu, nuko avuga ngo umunsi basabanye bakaba umwe, my kingdom is over, ubwami bwanjye buzaba burangiye. Nta kintu Satani yanga, nta kintu Satani nyarwanya nk'ubusabane bw'abantu b'Imana, kuko azi neza yuko umunsi bwabaye, buramutse bubaye, ubwami bwe bwawe bwarangiye. Reka tugarukiriza aha ngaha rero, hanyuma dusenge Imana. Ngira ngo iki cyumweru cyose ndagira ngo dufatanye gusengera ikintu kimwe gikomeye cyane, gusenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze. Kuko nitugaruka mu bwami bw'Imana, abantu bazamenya ko turi abana b'Imana. Nitugaruka mu bwami bw'Imana tugakundana, tuzahabwa imbaraga zizahindura ibintu byose. Imana ibahe umugisha. Dusenge. Turagushimiye Mwami Mana yacu, mu itangiriro urema isi, wayiremye ufite purpose, wayiremye ufite gahunda, wayiremye ufite umurongo. Kandi uwo murongo wari wubakiye ku bumwe, ku rukundo, ku busabane, ku bufatanye. Ariko icyaha kimaze kuza, Satani atandukanya umugabo n'umugore, atandukanya abavandimwe. Kayini yica Abeli, asenya ibyo wari warubutse byose, kugeza naho ndetse wafashe icyemezo urimbura isi kuko wari urambiwe ubugizi bwa nabi bwawo. Uyu munsi Mwami nibyo twari turimo gusengera. Turumva intambara hirya no hino, turumva isi yose irimo kwimobiliza, kandi batamobirijwe n'urukundo ahubwo bamobirijwe no kurwana.
niyo byamanuka bikagaruka hasi, turumva abagabo n'abagore batandukana, turumva abana n'ababyeyi batavuga rumwe, turumva amoko ari mu mashakubiri mu bihugu hirya no hino. Kubera ki? Kubera yuko batamenye imbaraga z'ubusabane bwacu. Turasenga muri ino minsi Imana, icyambere ngo twibutse kuri data wa twese. Twese turi bene mugabo umwe, twese twaremwe mu ishusho yawe, yewe n'abanduye n'abameze nabi n'abasa nabi. Nukubera ko wandujwe n'ibyaha, ariko ubundi intego yawe nuko bagaruka muri iyo sura nshya. Udufashe kubyumva, udufashe kubisobanukirwa, kandi hirya y'ibyo ngibyo ugenderere buri muntu wese uri hano. Ugenderere abarimo kugenda nabi, abicaye mahangaha, harimo abana bakomerekejwe n'ababyeyi, harimo ababyeyi bakomerekejwe n'abana, harimo abagabo bakomerekejwe n'abandi bagabo n'abavandimwe babo, harimo abakomerekejwe n'abaturanyi, harimo abakomerekejwe n'abakolege, hari abagore bahemukiwe n'abagabo, hari abagabo bahemukiwe n'abagore. Ntabwo tuzi icyo buri muntu wese afite atwaye ku mutima, ariko wowe urabizi. Genderera buri muntu wese uri hano. Iki cyumweru kizaba icyo kubaka fellowship, cyo kubaka ubusabane butari ubw'inyuma, butari ubwo kubyina hamwe, tukaririmba hamwe, tugasengana ariko tudakundana. Genderera buri muntu wese waba ufite ingingimira ku mutima, ku muntu uwo ari we wese, yaba ari hano cyangwa yari ahandi. Dutangire urugendo rw'ubusabane bw'abana b'Imana. Mwuka wera niwe twawe kugira ngo ujye ukorana natwe byose, kandi imbuto zawe nizo sementi idufatanya, kuko urukundo ruri muri wowe, amahoro n'ibyishimo biri muri wowe, kwihangana biri muri wowe, ingeso nziza ziri muri wowe, kugira neza biri muri wowe, kwirinda biri muri wowe. Turasenze ngo umanuke ugenderere buri muntu wese uri hano, kandi iki cyumweru kizaba icyumweru cy'impinduka, kizaba icyumweru cy'imbaraga, kizaba icyumweru cyo guhesha umwami wacu icyubahiro no kugarura ubwami bw'Imana hagati muri twebwe, no kugarura ubusabane bwacu. Uhabwe icyubahiro Mwami Yesu, izina ryawe ryubahwe, kandi ubwami bwawe buze muri twe, mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.